twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 19 Werurwe 2026, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Yozefu umugabo wa Bikira Mariya. Dore amasomo ajya gutwegereza ab'ijuru. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 7 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, umurongo wa 12 kugeza ku wa 14 n'uwa 16. Ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo: genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti, dore uko Uhoraho avuze, igihe iminsi yawe izaba yarangiye, maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe, nzakomeza inkomoko yawe nyuma yawe, nzimika uzagukomokaho wowe ubwawe, kandi nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzubakira inzu izina ryanjye, kandi nzakomeza ingoma y'iteka ryose. Nzamubera umubyeyi, nawe ambera umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomera iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89. Mana udahemuka ku isezerano ryawe, izina ryawe nirisingizwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti, inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo, kandi intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. We azanyambaza agira ati, uri Data, uri Imana yanjye, uru rutare nkesha agakiza, nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Mana udahemuka ku isezerano, izina ryawe nirisingizwe. Isomo rya kabiri ry'umwara wa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 13 n'uwa 16 kugeza ku 18 n'umurongo wa 22. Bavandimwe, ntago ari amategeko yatumye Aburahamu cyangwa urubyaro rwe basezeranwa guhabwa isi yose ho umurage, ahubwo n'ubutungane butangwa n'ukwemera. Niyo mpamvu ariko kwemera isezerano ryabaye ihame, ritangwa ku buntu, rigenerwa urubyaro rwose, atari abishingikirije amategeko bonyine, ahubwo ndetse n'abishingikirije ukwemera kwa Aburahamu, we mubyeyi wacu twese, kuko byanditswe ngo, nakugize sekuru w'amahanga menshi. Yemeye Imana iyo isubiza ubuzima bapfuye, igaha kubaho ibitariho. Yizeye ibidashoboka nyamara aremera, maze abacyo umubyeyi w'amahanga menshi, bikurikije rya jambo ngo, dore uko urubyaro rwe ruzangana. Niyo mpamvu ibi byatumye agirwa intungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Umuvunyi ntagatifu kanditswe na Matayo, umutwe wa 1 umurongo wa 16 wa 18 kugeza ku wa 21 n'umurongo wa 24. Nuko Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Dore uko Yezu Kristo yavutse. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu, mu gihe batarabana, aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yozefu umugabo we wari intungane, kandi utashaka kumuteza urubwa, yigira inama kumusezerera rwihishwa. Yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati, Yozefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana uzamwite Yezu, kuko ari uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Yozefu akangutse, abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Dufite amahirwe akomeye cyane kuba Nyagasani duhaye kugera kuri uyu munsi, umunsi mukuru wa Yozefu Mutagatifu umugabo wa Bikira Mariya. Nyagasani aratureba, akatugirira impuhwe, akaduha ingero mu buzima zidukomeza, cyane cyane igihe dutangiye kunanirwa, gushidikanya, ndetse no kubaho mu buzima budakwiriye Imana. Nuko Nyagasani agaterura rumwe mu ngero, ati rebera kuri urugero nawe, maze urugo rwawe rwubake neza. Rebera kuri urugero nawe, maze umuhamagaro wawe wongere
umenye ko nyagasani ari kuguhamagara wongere witabe uti karame nyagasani twese twaremwe kuzajya mu ijuru niyo muhamagaro rusange ariko kujya mu ijuru nta kindi n'ubutungane ni nacyo masomo ari kugenda agarukaho yajya agaruka ku ubutungane burangwa no gukurikiza isezerano Imana idahemuka ku isezerano ryayo aho ni ubutungane bw'Imana bushingiye ku Imana itahemukira abantu nubwo abantu bahemukira ariko Imana yo yuzuza umugambi wayo mu mwana wa Yesu Kristo yohereza abantu ubutungane mu isomo rya kabiri batubwira uburyo ubutungane Aburahamu umukurambere w'abemera ubutungane bwatumye akorana urugendo n'Imana kuba intungane gutungana ni naryo somo ry'ivanjiri uno munsi gutungana ubutungane Yosefu wari intungane ni naho tujye gutinda kwa Yosefu ukuntu yari intungane Yosefu bavuga imigenzo myinshi ya gipfura yari afite harimo ubutungane kubika ibanga kwifata kudahemuka n'indi migenzo myinshi cyane ariko uyu munsi tugiye gutinda ku mugenzi umwe wamuranze nari ngiye kuvuga watumye ashobora n'iriya yose batubwiye umugenzi wa gipfura bita kwigomwa mu gifaransa baravuga ngo sacrifice so sacrifier kwigomwa rero nta kindi ni no kwibabaza kugira ngo ugera heza ugeze n'abandi heza turazirikana Yosefu yije umugambi w'Imana wo gukiza abantu nyagasana akamutunganya kugeza ubwo koko anogeye Imana umushinga yari yarapanze yari yarateguye Imana ikawutambukamo nuko nyagasani akamukoresha icyo ashaka amen 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 gukora icyo Imana ishaka ubuzima bwacu natwe dukunze gutegura ibyo tuzakora tugategura imishinga y'ubuzima bwacu tukayubakira ariko hari igihe ako umuntu kazamo hari igihe nyagasani wasanga hari ibindi ari kugutegurira utazi icyo dushaka no kureka gushaka Imana kugakorwa nguko rero kwigomwa kureka Imana igatambuka iwacu igatubwira icyo itwifuzaho bajya bavuga ngo nta buzima butarimo kwigomwa ngo nta kintu cyiza wageraho hatari ikindi cyiza wigomwe tureke nyagasani atambuka iwacu kugira ngo adukoreshe ugushaka kwe uyu munsi tugiye kuzirikana kuri uwo mugenzo wo kwigomwa sacrifice kwigomwa bijyana no kwitanga ntago gusa ufata ibintu ngo utange ahubwo kwitanga ubuzima bwawe bwose nguko kwigomwa nabyo Yesu avuga mu ivanjiri ati ushaka kuba uwanjye yibagirwa ubwe aheka umusaraba we maze ankurikire kwa kwiyibagirwa kwa kwigomwa nibyo tugiye kuzirikana kwa Yosefu tugiye kuzirikana ibintu bitatu Yosefu yigomwe bigatuma agera heza byose bihuriye ku burenganzira Yosefu yari afite ariko akagira ate bikaza kugera kigomwa turavuga ibintu bitatu ariko cyane turaza gutinda ngo cya gatatu anacyo ngira ngo nawe ntuze kugera hagati ngo uparike utarakigeraho icyo cya gatatu Yosefu yigomwe ibintu bitatu Yosefu yigomwe bigatuma anogera Imana ashobokera Imana narinjye kuvuga abonekera Imana être disponible à Dieu ikintu cya mbere Yosefu yigomwe mu kuzirikana ku buzima bwe yigomwe mariage umubano we na Bikira Mariya turazirikana nk'umuyahudi wese wagombaga kunyura iyo nzira yo gushinga urugo twumvise uburyo yari yarasabye Bikira Mariya yitegura ko bazabana ngundi musore wese n'umukobwa bitegura mariage bagashinga urugo ariko bakazabyara n'abana uwo ni umugambi yari afite uwo ni umuteguro we nta nosiyo ko Imana yari afite nk'uko bigiye guhinduka yari afite umugambi w'urugo gushinga urugo nk'umuyahudi wese ariko twumva uburyo nyagasani yabiciyemo ariko umucira n'amarenga uburyo nyagasani urugo yaruhinduyemo urugo rwe famille de Dieu nuko Yosefu yigomwa uriya mubano kugira ngo agire umubano wihariye n'Imana iki kintu gikomeye Yosefu yigomwe kwigomwa urugo nk'umugabo n'umugore akaza kugera ku mugambi mwiza w'urugo rugari umuryango mugari w'abana b'Imana icya kabiri twazirikana Yosefu yigomwe kandi gikomeye yigomwe icyubahiro abantu benshi bidakunze kudushobokera kuko abantu benshi dushaka kwihagararaho gutsimbarara rimwe na rimwe tukatwatsimbarara mu mafuti byari bya mutagatifu Agustin agira ati errare humanum est sed perseverare diabolicum se tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique ngo nta muntu utakwibeshya ariko uwibeshya cyane kurenza abandi ni uwihagaraho no mafuti
yosefu yari afite icyubahiro koko nk'umusore wese ko yari yarashatse, ariko nanjye kuvuga aza gukubitwa niba ari n'inkuba simbizi, agiye kumva ko Bikira Mariya yatwaye inda. nawe uri umusore utekereza kuri iyi shusho, bagakubwira ngo zana uriya mukobwa wenda watwaye ikinyendaro, reka tuvuge muri aya magambo, akaza kuzaniye umwana uzi neza ko umwana atari uwawe, urumva ko bitaba bifite icyubahiro. waba uri ndi mu icyubahiro cyawe, iryo shema nawe ntiwarota ukazana uwo mukobwa w'isugi. abasore mu bitekerezeho n'abagabo ukuntu tujya twakira abana batari abacu. guseba kubera Bikira Mariya, yosefu yarasebye. aho yosefu yasebeye ni uko Bikira Mariya agomba guterwa amabuye kubera ko yari atwaye inda ku buryo butemewe. mu gihe cye nicyo gihano nyine bahanishaga abagore nk'aba bafatwaga basambanye batwaye inda. icya kabiri, yosefu yahisemo kumuzana bigaragare ko yamwitangiye, nuko akazakora bwa butumwa nyine bwo kurera Kristo no kwita kuri Bikira Mariya, kwita kuri urwo rugo. isomo twakuramo muri uku kwiga mu cyubahiro kwa yosefu, nk'abagabo, abasore, umukobwa wamuteye inda, wawe undi wasabye ukamukwa, bya bindi bavuga ngo uwo wakoye ukora aho ushaka, wabyakira. yosefu rero we yamuzanye abizi kandi abishaka kubera umugambi w'Imana. yigwa mu cyo cyubahiro, yemera araseba. narinjye kuvuga yitangira Bikira Mariya, yitangira ijambo ry'Imana. Imana yamubwiye mu nzozi guhara icyubahiro cyawe, kuri ndi muri cyubahiro cyawe, kwemera guseba kugira ngo ukore ubushaka kw'Imana. abantu benshi ibyo ntitwabishobora usibye wahawe inema y'ingabire y'ijuru, yosefu. icya gatatu, yosefu yigomwe gikomeye cyane, nanjye kuvuga muri iyi si ya none, yigomwe irari ry'umubiri, gushimisha umubiri, l'acte sexuel. twongere dutekereze yosefu ari gutegura gushinga urugo nk'umuyahudi wese, yari kuzabana na Bikira Mariya, bakabana nk'umugabo n'umugore, aha ku buriri ndetse désir sexuel, ibyifuzo by'umubiri, nawe nk'umusore wese akaba yabikemura. akenshi abasore n'abakobwa iyo bageze kuri ingingo yosefu ati koko buriya ibi ntibatubeshya, yosefu yarabishoboye. waryamana n'umuntu koko ntimugire icyo mukora, mukabana ubuzima bwanyu bwose koko mutararana nk'umugabo n'umugore, ibi ntabwo bishoboka. yego nyine nanjye nagusubiza nti koko ibi ku gihe cyacu ubanza bitapfa gushoboka, ariko hari impamvu. hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti usinzira rero uburiri ngo abayigiza nkana. iyo mvugo rero iratwerekeza cyane cyane uburyo abantu bo muri iki gihe twebwe ibyo twumva bitari gushoboka kwa yosefu byarashobotse. impamvu twebwe tutabishobora muri iki gihe, akenshi uzasanga udukingirizo, les méthodes contraceptives, tuzifite ku buryo bwinshi. ibyo rero niba tubifite ibintu biturinda biturengera, biragoye ko twabura kudohoka. ufite ibinini, ufite inshinge. muri iki gihe cyacu dufite ibinini, dufite inshinge, dufite udupira, dufite udukingirizo. mu gihe cya yosefu ntabwo ibyo byabagaho. ukuramo inda reka da, izo nosiyo zije muri iki gihe. iri terambere dufite muri iki gihe, icyo nicyo kigenda kidukwedura, gituma tugenda duhemuka. nabundi ba yosefu iryo twita iterambere, nirinze kuvuga iteranyuma, mu gihe cyabo ntabwo byari bihari. ubu niho bije rero nyine bya bindi tugenda tubona, bya bindi twiringira, twadukingirizo tudukingira indwara nka sida ndetse n'iyo nda, ariko ntabwo tudukingira icyaha. aho rero nujya guca urubanza ngo yosefu yarabishoboye nyine, nawe impamvu utabishobora ni uko wasanga hari utuntu wiringiye. utwo dukingirizo, ibintu bigukingira, wasanga ari byo ushyize mu gikapu cyawe, muri sakame, mu nzu yawe, wasanga birimo. niyo mpamvu uvuga uti yosefu ibintu ntiyabishobora. yarabishoboye kubera iki? kubera Imana, imbaraga z'Imana, inema y'Imana. Dieu ntabwo ushobora kwifata ku rwego rwa yosefu atari izo mbaraga z'Imana. akenshi biratunanira kubera ko twiringiye imbaraga za muntu, twiringiye bya bikoresho by'iterambere bigenda bidusubiza inyuma mu buyoboke bw'Imana, twiringiye umubiri wacu, kwimakaza umubiri wacu. aho niho yosefu rero yaduteye igitego cy'umutwe, kuko yarabishoboye. yabanye na Bikira Mariya, ntabwo bigeze babonana nk'umugabo n'umugore, kuko bari bafite inema y'Imana nyine. ntabwo bari bafite ibyo bikoresho twebwe nk'abantu by'umubiri dukoresha. imbaraga z'Imana, imbaraga za roho, aho ntitwahumva. wa mubyeyi we, hari ibintu byinshi cyane dutumva hano ku isi, ariko
niba ufite inema y'Imana uzabyumva. Nawe ibintu ntushobora kubyumva, na niyo mpamvu ngiye gukurarikira kumva ino nkuru kugira ngo wongere wumve ko Imana ari amayobera rimwe na rimwe utabyumva, usibye ba Yosefu binjira muri uwo murongo w'Imana kandi babyumva babigezemo. On comprend la liturgie quand il prend part. Ndushobora kumva ubwoboke bw'Imana, turashobora kumva uwo mugenzo wo kwigomwa no kwifata, nawe nta ruhare rwawe wigizemo udashyizemo akawe kaguru. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore w'umupfakazi ngo yari afite umwana umwe w'imfura w'ikinege w'umuhungu. Umwana amufata nk'amata abashyitsi, akamwitwararikaho, akamwitaho, amuhirira amashuri. Umwana arakura amererwa neza. Ngo uwo mubyeyi yahoraga asenga avuga ati icyambu n'umwana wanjye akazakura agashinga urugo nk'abandi bana bose, ubundi akazana umugore agashinga urugo, ubundi akambyarira abuzukuru, dore ko ni incike. Umubyeyi n'iryo sengesho yari afite ry'uko umwana we azazanza muri umuryango, kuba wa mwana ari gutera imbere yiga, igihe kiza kugeraho umubyeyi aza kumva inkuru mbi. Ngaho fora inkuru mbi ari iyihe? Ese uyu mwana yaba yarapfuye? Ngo umubyeyi agiye kumva, yumva wa mwana aramubwira ati mama, ndi gushaka kujya kwiha Imana, mubona ki? Ndi gushaka kujya kumubona ki? Neza neza mama we amera nk'ufashwe n'amashanyarazi, ni nko kubitwa n'inkuba. Abura aho yari gitiranye ngo kumva icyo cyifuzo umuhungu afite gihabanye n'icyo yari amufiteho. Nyina apika krize hafi kujya muri koma. Nyina nta kindi yakomeje amubwira ati ibyo ntibikabe, ntuzabihingutse imbere yanjye, ntibikabe. Wa musore ngo yari afite inshuti ye y'umukobwa, nawe bajyaga barambagizanya, ariko bataragera igihe cy'uko yamusaba cy'uko habana. Nuko nawe ajya kumubwira icyo cyifuzo yagize cyo kwiha Imana. Wa mukobwa ati have rwose ibi ntibikabe, umusore mwiza nkawe ntashobora kujya kwiha Imana, sinakureka, ntibishoboka. Bishoboke ko abibwiye n'inshuti ze nabyo baramwangira. Urumva uwo musore abuze pfa abuze na ruguru, inshuti ze zimuvuyeho, wa mukobwa yanze kumuvaho, mama we ntarabyumva, barumva ibintu bidashoboka. Wa musore aragenda ajya kwiha Imana, atangira formation. Uko agiye akomeza, mama we agifite icyizere ko ari ukureba gusa ko azagaruka, na ya nshuti y'umukobwa nayo agifite icyizere ati ko bikose azagaruka. Bagiye kumva inkuru yindi babaje, umva umusore abatumye ati ngubu rero ngiye gukora amasezerano ya mbere, ubu kwiha Imana birakomeje. Iyo nkuru bayakirana ikiniga n'igishyika. Igihe kiza kugera ko bajya mu masezerano y'uwo musore ari nyina na wa mukobwa w'inshuti ye. Ngo bagezeyo, urumva bafashwe n'ikiniga, ngo bava bafite umugambi umeze utya. Wa mukobwa ngo abwira reka tuvuge nyirabukwe mu dukubo ati ubu ngubu nafashe ikindi cyemezo cyuko nanjye mpaka njya kwiha Imana, mbakuriye musore nzamugeraho mu buryo bwose bushoboka. Nuko ngo nyirabukwe mu dukubo aramushyigikira ati mwana wanjye genda uzamfashe, byibuze tumukureho umwana, nitumukuraho umwana byibuze tuzaba dutsinze igitego. Nuko umukobwa aragenda ajya kwiyandikisha muri Hayimana, kuri ya ntego, kuri wa mugambi bafatanye na nyirabukwe, ati mpaka tuzamukureho umwana. Aragenda ariyandikisha, arakomeza. Uzi ko igihe cyaje kugera nawe akaba umubikira, kandi byaba nawe umusore igihe cyaje kujya kwa amasezerano ya burundu. Akoze amasezerano ya burundu neza nyina ariheba, ati birarangiye nyine nta kundi. Acungiye gusa kuri wa mukobwa w'inshuti ye, ati byibuze azamukureho umwana, turebe ko umuryango wacu wakomeza, ntidukomeze kuba incike. Byaje rero gukomeza, birakomeza. Sinifuza gukubwira uko bizarangira kuko nanjye ntabizi neza, biracyari umukoro ndetse n'ihurizo rikomeye cyane. Gusa wa musore arakomeje mu bihaye Imana, wa mukobwa nawe arakomeje n'umubikira, arekereje ko byibuze yazabona ahantu anyura kugira ngo arebe uburyo uriya musore yamukuramo cyangwa amusigira umwana, bityo abahiguye wa muhigo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Y'icyo bita kwiha Imana bigoye kumva. Kubera iki? Twese kenshi hari ibyo tuba twarapanze mu buzima, twarateguye mu buzima, ubuzima busanzwe, gushinga urugo, kubana,
ari byo kwateganyije. Igihe rero haje mu mugambi w'Imana wundi, ese tuzabyakira? Bamwe bazabyakira, abandi ntibabyakire. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura, wongere urebe nawe uko ushyira umugambi w'Imana mu bikorwa nka Yosefu. Abantu benshi mu buzima tuba dufite imigambi myinshi, différentes intentions, rimwe na rimwe bidahuye no gushaka kw'Imana. Wakabimenye? Icya mbere twazirikana nuko hari abantu koko biha Imana. Izo ngero zirahari nyinshi cyane. Hari umuntu uvuga uti ngiye ubuzima bwanjye ngiye kubuha Imana, Imana ubumanzi bwanjye, Imana ubusugi bwanjye, Imana ubuzima bwanjye bwose, nyuma yo kubona ibyo Imana yankoreye, nyuma yo kumva ko ndifiteho ububasha, nanjye ngiye kuha Imana mu rwego rwo kwitagatifuza, mu rwego rwo gushaka ubutungane, ngiye kuha Imana wese. Nuko rero ukigomwa umubiri wawe, ukigomwa ubusugi bwawe, ukigomwa ubumanzi bwawe, ukigomwa ibintu byose ufite, kugira ngo wiha Imana yabiguhaye byose. Ibyo ariko ntabwo ari ibyawe nyine, uzirikana ko atari ibyawe, ko ari iby'Imana n'ubundi, kuko ntacyo dufite tutahawe n'ab'ijuru. Nguko ushaka kuba ufite uburenganzira bwo gushinga urugo nk'abandi bose, ariko ukavuga uti reka nyure ino nzira, reka nkore icyo Imana iri kumpamagarira. Ako kantu uwo mubyeyi gacaho uturongo dutatu, icyo Imana iguhamagarira ese nicyo ujya ukora. Icya kabiri twazirikana, nubwo hari abantu bafite imigambi myiza bakora gushaka kw'Imana, ariko hari n'abandi contre Dieu, abakora umugambi utari uw'Imana, bagambiriye kugushamo abandi, bagambiriye kugira abandi ubugome, bagambiriye gukuramo abandi, bagambiriye kurwana n'Imana. Ibaze nawe kuri iyi foto y'umuntu ugiye kwiha Imana, ariko hakaboneka undi nawe ushaka kugenda mukuramo. Ngiyo ya migambi. Hari abasore bafite iyo migambi ngiyo, hari abagabo bafite imigambi ngiyo mibisha, hari abagore, abakobwa bafite imigambi ngiyo mibisha, bari kurwanya Imana. Uko no kurwanya Imana, nawe ugere uze kwireba niba wasanga uri nk'uriya mukobwa nawe urekereje uti mpaka nanjye nzahangana n'Imana. Ubuzima bwawe ukaba uri guhangana n'Imana, uri kugira abana b'Imana nabi. Hari uwihaye Imana uri gushaka kugira nabi, uri gushaka kuburiza umugambi w'Imana. Hari imvugo igira iti wokeje tubiri ntabwo hagishirira kamwe, ahubwo turashirira twose. Kandi ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Tuze kongera turebe niba ntaho wabaye kirumira habiri. Ukaba uri mu bihaye Imana, ariko waragiye no gushinga urugo. Ukaba warashinze urugo, ariko uri gushaka no kwiha Imana. Kurumira habiri, bakirumira habiri ni benshi cyane. Ukaba uriho gusa uri gupinga Imana, uri gushaka kuburiza mu migambi y'Imana, waraviriyemo imbere. Ako kantu umubyeyi we, ubuzima bwo kuviramo imbere, kuva ari ukaviramo imbere, nta kintu kiba kibabaje nk'icyo ubuzima nk'ubwo bwo kuviramo imbere. Wasanga uri kuba muri ubwo buzima, nibwo uzasanga warametse, warababaye, warashiririye. Nibwo nawe igihe kizagera ukamera nk'uriya mukobwa wagiye kwiyandikisha kandi akazabigeraho. Uzasanga abantu benshi, bamwe dushinze ingo, ariko nanjye kuvuga atari yo mihamagaro yacu, kubera ko twabikoze ku ngufu. Twagiye gushinga urugo kubera ingufu z'ababyeyi, atushakane n'uyu, uzabane n'uyu, uzabane n'uyu. Nibwo bizarangira bimwe biri gusenyuka za gatanya. Uzasanga hari n'abandi benshi bajya kwiha Imana kubera ingufu z'ababyeyi, kubera igitutu cyababatumye, kubera misiyo bafite. Nirinze kuvuga misiyo ya Sekibi, ati nugera mu bihaye Imana uzadurumbanya ukore bino, ukore bino, ukore bino, bakubasenye mpaka ushenye kiliziya. Kiliziya se wayisenye ute kandi yubakiye kuri Kristo? Ahubwo bizarangira uri kwisenya, bizarangira ari wowe uri kwibabaza ngo yicaye nabi ababaza imbere ye. Ongera urebe nawe niba ibitekerezo byawe, imigambi yawe niyo gukorera kiliziya cyangwa niyo guharabika kiliziya. Ongera urebe, ese ubutumwa ufite wihaye Imana koko cyangwa hari abandi bagutumye? Ako kantu umubyeyi, hari abandi bagutumye. Umuntu akaba yagutuma kwiha Imana kubera misiyo ufite. Se kibashobora kugutuma nuko ukajya ubona ari kuri alitari, ukajya ubona narihaye Imana, ukajya ubona nambaye neza nk'umuntu nyine uri gushaka kwegera Imana, nk'umuntu w'Imana, kandi byajya hebyo ukajya, kandi wasanga afite ubutumwa bwa Sekibi. Kandi byaba mwababyeyi mwe, aho uzaba Imana aragutoye ngo ujye uyivugira, yarangira ukajya uyivuguruza wowe. Ubuzima bwawe ukaba ari bwo kuvuguruza Imana. Nawe uri mu bari kurwanya Imana, abari kurwanya ibyifuzo by'Imana, ababangamiye Yosefu.
Yosefu ntiwamwumva mu gihe ugifite ubutumwa bwa Sekibi, mu gihe hari imigambi myinshi ugifite. Ubuzima bwa Yosefu ntushobora kubwumva kwigomwa. Ese wigomwa iki? Wasanga narabeshya ati narigomwe kino, ariko bikaza kurangira nokeje utubiri. Wokeje tubiri twombi turashirira. Tuze gusaba Imana natwe utabakirumira habiri, ufate kamwe akandi ukareke, kuko twese inzira nimwe kugera ku butungane. Ese ubuzima wanyuzemo, umuhamagaro unyuzemo ukugeza ku butungane, cyangwa uri kugukura mu murongo w'Imana? Isomo rya gatatu twakuramo ni ukuba indahemuka nka Yosefu. Yosefu waranzwe no kumvira Imana, gukora ugushaka kw'Imana, kubonekera Imana, être disponible à Dieu, kureka Imana tukayishobokera, kureka Imana akaba ari dukoresha tugakora ugushaka kw'Imana. Icyo nicyo kizatugeza ku butungane. Mu buzima bwawe hari ibyo wapanze, hari ibyo wateguye, hari imigambi myiza ufite. Ese ugira ko Imana ikayitambukamo? Kongera dutekereze ku nzozi zacu. Inzozi dufite birabura no gushaka kw'Imana. Tureke Nyagasani atambuke iwacu, bityo imihamagaro yacu tuyishyigikize n'isengesho. Tureke Nyagasani atambuke mu buzima bwacu, aduha umurongo mwiza. Yosefu waranzwe no kwibabaza, kwigomwa, ntararikire iraha ry'isi, ntararikire ibyiza yaragenewe, bityo akareka Imana ikamwigarurira. Icyo nicyo bita kw'Imana. Ongera uze kureba umuhamagaro ufite, ntaho wabaye umuhemu, ugahemukira uwo mwashakanye, ugahemukira uwo mubana. Ntaho hemukiye Imana. Nuza kusanga uri ku rutonde rw'ababihemu, kimwe nanjye, tuze gusaba Nyagasani imbabazi. Yosefu washoboye kuba umubyeyi wa benshi, umubyeyi wacu twese, wigomwe kuba umubyeyi w'umwana umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, urugo rumwe, ahubwo akemera gushobokera Imana kugira ngo yakire Imana, umugambi w'Imana, akarera Yesu na Bikira Mariya, akabitaho, akabitangira urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Uwo mugabo w'intwari niwe tuje kurata, tugira ngo natwe tumurikire mu buzima bwacu, aho twagiye tudandabirana, aho twagiye duhemuka, natwe tugaruke mu nzira nziza, dushakisha ubutungane, twigomwa buri munsi. Yosefu mutagatifu, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.